urabizi ndifuza kuza mu rugo iwanyu nkaganira nabo nkabashimira then kanabanyereka ko ndi umukunzi wawe niba utarabibabwira ariko ndumva waratinze akaba warabibabwira kuba bakoze ubwo ntabwo bakozi barakoze aho igisigaye ukabwira ko njye nawe dukundana kandi ndakeka nzabivuga nawe uhari sibyo nk'itariki y'ubukwe oya ndakeka wazaza mbere yaho ugasura mu rugo mama akakubona na Calvin dufuza ko ubukwe bwacu bwazabera ariho hose gusa azaba neza ndabizi ko uzahitamo neza sinye nahitamo ntazi cyakora hari ahantu heza wigeze kunsohokana hehe romantic songs hafi na mukungwa mano gutyo ndayibuka urahibuka Musanze ndayibuka hagira jaride nziza rero teka nta kibazo cyaba gihari ese twaba i Kigali tukajya gukorera ubukwe mu ntara hari ikibazo se kirimo kuko bagira amajaride meza ndakeka banatuje cyane na rusaku ruba ruhari nk'urwo mu mujyi then tukazarara he bifuza ko hariya bavuga ni hani muntu bavuga hani muntu rero tuzaba tuhapanga kuko afite propose ebyiri ubwo tuzahitamo hamwe hari ahantu nzi handi nubwo ntavuka mu mujyi maze kukurushya hari ahandi hantu bita Urugano Virunga Palace Virunga Palace mu Kizungu ndayibuka ndahazi urumva ko ari henshi hari n'ahandi kandi Bernard Breakfast Grace naho ndahibuka ngo hitamo ahantu hamwe rero sasa muri aho hantu aho nzagutwara hose uso wahaza uyu munsi tukajya ku Rugano undi munsi ukurikira tukajya kuri Diane oya ntabwo ari byo bavuga hani muntu bahitamo ahantu hamwe nyine niba ari ukwezi biterwa ubwo tuvuko twajya habiri ariko ndabibaye kuko hose ari heza hose tuzaturayinga nta kibazo sibyo uri hafi kurahira ngo tubyaye cyangwa tutabyaye oya hose tuzajya nta kibazo oya manzi mbwire uramusokura uzamarika uvuge ngo bazamura uko twagiye nzaba ngufashe gutya bafatanye twagiye umugabo mu bibi no mu byiza baravuga ngo ndi imbere y'Imana n'abantu nemeye ko Tony wowe Tony umbera umugore ntakubera umugabo tuzafatanya mu bibi no mu byiza nanjye nyuma nanjye nzamuka oya nihagira ikintandukanya nawe oya no nyuma nanjye nzaguca inyuma ariko se man nkuwe ko wankerereje ubuze ko maze 30 ngutegereje ndi hano njyenyine ubuse ko nigendeye nta mwanya mfite njya gukomeza guhagarara hano rwose sha afi vraiment je suis désolé nagize impamvu nyinshi zatumye nyine ku kazi amasaha mfata ariko gusa please nyuma kanya gato tuvugane kuko icyo nagutumiye kugira ngo tuvugane byibuze shaza rwose urabizi ko ibyo bintu bya désolé rwose ntamambirimo pe kuko wankereje bifatika yuza ko uzi ko ibintu ugiye kumbwira ari inyungu bigufitiye ari wowe wanazindutse cyose n'ubusika ari njye bifitiye inyungu Shafi please ndakwinginze dusubirane Sagadeni gatoya tubanze twicare iminota mike ya please mbabarira tubanze tuganireho gato ufite byinshi byo kubwira kandi bikugifitiye n'inyungu ariko se ubundi uranshakira iki gituma umbwira ngo tujye kwicara Sagadeni biki mbwira hano niba ari icyo ushaka kumbwira tugende rwose nta mwanya mfite wo gukomeza guhagarara hano please kandi rwose twubahane Afi please
ndagushakira ikintu gikomeye umbabariye rero wambara twicara tukavuganaho gatoya pe ibintu rero bikubabaje kandi bigukomereye nanjye nkaba nifitiye ibyanjye bitanyoroheye sha reka rwose ibyo tuba tubiretse pe kuko numva byansaza noneho byantera stress iruta iyo mfite ahubwo kangusabe ibyo ntabwo reka twazabivugana undi munsi Imana ishimwe guko rusanze nanagiye mpagurutse ko rwose ndumva ntabwo ndi muri mode yo kumva ibyo bintu atari urupi Imana izagere gute izate uzanca inyuma oya ntabwo nonca inyuma nayo nzanga zo wabikora nyine wabikora njye ntabwo nabikora nanjye sinabikora ntabwo wowe meze nka kwa kundi umurobyi aroba ifi ye yarangiza akagenda akanayirira meze nkaho nakwirobeye ndangi sibyo kuntega amatwi ni inyungu zawe nanjye kandi ni ibintu bidufitiye akamaro twembi ndagira ngo urumfashe tubigarure bitaragera kuri amazi atararenga inkombe bifite inyungu twembi nahe makuru se kandi mfiteho afi basi wamaye imeze nk'igisiga kiguruka kigendera kijya mu kirere igisiga kiguruka kandi se aguruka gute ko nzi ko rwose Tania yitonda ko ataraba umusazi nkanjye hano byagenze bite warinaniwe se afi ninanirwa icyo gisiga kirimo kiraguruka kijya kwa Calvin niyo makuru mfite no wait ngo ntabwo ndi kumva ibyo uri kumbwira ngo Calvin kiraguruka kijya kwa Calvin cyakora niba birimo Calvin ndagusabye ndakwingenza urekera ntajya n'ikindi kintu wongera kumbwira ntabwo bishoboka rwose kuko ukuntu nsigaye mukunda ntabwo nshobora gutorera ikintu na kimwe cyamubayeho ntabwo bishoboka nta nubwo bibaho ndumva mbuze n'icyo mvuga rwose bite mwa mukomere yego iminsi myinshi mbaho neza uracyatuye ndacyatuye ku ntebe y'ingwe yego ntabwo se nzanahava barambwira ngo uri komisiyoneri wabigize umwuga ndi umukomisiyoneri rwose ndashaka unshakira imirimo 3 kuri miliyoni 1 oya nawe uri gutanga amafaranga make ntabwo uzi naho byageze nibura agira miliyoni 2 nkurangira imirima myiza wahingamo ibirayi ugahingamo imyumbati biki byose imirima myiza oya ntumbeshye miliyoni 2 koko none nibura nose keretse ari mu mujyi hari umurima nzi 500 gira imwe n'igice 500 oya miliyoni 1 nawe nzaguha akantu uzahemba ya komisiyo nzayaguha rwose ariko nshaka 3 myiza yego hari imirima nzi hari umurima umwe urimo utuntu kuduserevuye kwa tubuye ariko ntabwo dukanganye uburyo wenda wahinga harera cyane hari nundi uri ahantu h'umubande ukubitamo amasaka ewana ukeza ukagira uti ariko kugira ngo niba ufite gahunda ariko mbwire gahunda ndayifite ngewe ndashaka guhinga ahangaha ndashaka guhinga tungurusumu n'ibirayi noneho kankubwire ejo mu gitondo waboneka nka saa 4 ndahari kugira ngo tuzahagire ndahari ariko ubundi iyo mirima hano munsi ku ntebe y'ingwe hari imirima iri munsi yo kwa Sekimondo hariya kwa Sekimondo agana ruguru gatoya hari umurima uhari uri ku isoko ariko uwo murima kuko wera cyane yego twazakatuza tukareba ko yagira none ejo mu gitondo nka saa 4 niba uzaboneka ndahari uzaze duhagere tuyirebe saa 4 zuzuye saa 4 wowe ntuzakuraho n'umunota kuko njye nubahiriza igihe abantu benshi baba banshaka n'amazu n'iki byose ubu ngubu wowe nuhagera kubahiriza isaha yego akazi k'iri joro karimbya nkurye kabisa amasaha ageze none ndabona ngiye kuruhuka nanjye hari Allo? Yes man. Ni ibintu ni sawa tu. Man, akazi kari dandira ijoro. Agasoje maze no kwitegura maze kwishira ku cyangwa ngiye gutaha tukuruhuka aho gakeye bundi ngaruke. Uravuga icupa.
twarisoma dani mugoroba se mbere yuko njya mu kazi kugira ngo sinaza tukarisoma kandi ndakuvugisha mu kanya se bite byawe sawa mabuja ngo amacupa ko muntu usa nk'udahari witwara nkaho utakira umukozi wa hano akazi nagakoze ariko nari nkasohoye ngo amacupa ngo uragiye ahubwo iyi jaride none ahangaha aha hose umwanya mbone hera de mwese wanyihanganiye nibura nkazahakora ejo wihanganiye biki ariko ko mfite gahunda uyu munsi nimugoroba iyo gahunda si twari tuyiziranyeho wese ku kwezi uranyihanganira ahubwo mvuge kabiri birangiye mu rwego rwo kukwizeza rero nta nubwo nsubiye i Kigali ndarari n'ahangaha uretse ko ntarana ku ntebe y'ingwe ndajya kurara mu mujyi muri hoteli mu mujyi ahubwo wowe kugira ngo ngukire icyizere cyangwa wongere icyizere kambe ngo ibihumbi 10 fata yangaye ugende unywa agacupa unahatambagire uvugane n'abantu kandi buriya numara kuyimpesha iyo mirima yose nzagukubita kandi ndi kubona ufite gahunda ariko ntuzanyicira igihe oya ntabwo bishoboka saa yine nzaba nageze ahangaha ndakurangira imirima myiza yego myiza handi hera nyine tungurusumu n'ibirayi so ubundi papa gu ko uba mu mujyi kandi ukamaze igihe nta makuru ya goretira ko namubuze ariko mungu hajya guri komisiyoneri aho kumbaza gugu ari nawe rungano rwawe urambaza gorete uramumbaza kubera iki nkawe genda ukora ibyo nakubwiye ibindi byihorera bya gorete sura bishaka iki gugu nukumbaza gugu ibintu yankoreye gugu n'ikiburi genda ariko uzirikane gahunda duhanye ejo saa 4 se bebe nawe wishaye gutyo nk'utwite iyo ndubwirimo busara ngaho ni yawe se warayinteye nteye ndase gasinzi impamvu uzanye nasanga uyitera mu myuka ibyo tubivaho se nk'ubutani waratekereza ko nagutumiye iki njye nawe ujye umenya ko turi inshuti kandi cyane ntekereza rero ko wantumaho ntabwo nabifata nk'ibintu bikaje ahubwo namenya ko ngiye guhana inshuti yanjye kandi magara ntabwo ari impuhwe rero cyangwa se ikindi kintu cyatumye ngutumaho ahubwo nshaka kumbwira we na Calvin bite byanyu ntegereje ngo n'ibindi bintu ugiye kumbwira ko mugiye kumbwira ibya Calvin nahora kumbaza isangane nahuriye naryo mu rugo iwanyu none se ko kafi urabona njye na Calvin twahurira he koko kare ntaho aho gurira se mwabura muhurira gusa ndamutse menye ko hari ikintu na kimwe kibahuza ntitaye ko cyaba kimeze icyo cyose nakubaga nta kintu nawe uranze hanyuma mbwira mu rwego byagenze bite ariko nimubanze munatera uciyaza ariko ubundi kunywa munacecetse ariko izo nzoga ziraryoshye zigeze aho ziryoshye izo nzoga rwose ni umwimerere ariko ko muri kunywa gahoro ni munywe agiye twanywereye none ndetse nta nakakomande k'ibyo kurya mwena ngo turebe uko byagenda man ntabwo zishawura ibyo kurya hano ntabwo uri kumva isaka riri muri aka kantu erega imfura ziranywa mwabagabo mwe kurya nabyo kari ibya mbere erega jya usoma nta bwenge budasoma mu kanya sinzi niba turanamugezayo arabuzwe n'iki kugerayo ahubwo ni munywe bazane n'izindi uzi ibirombe biri hariya mwibuko mu bingana oya nibyo ndaba mureba baduhe tunywe ariko kare wowe urumva ngomba kubatereka ubundi mukanywa urumva ibintu byo kwirirwa wicaye aho akazi kaba kabaye akazi wa muhungu turazinywa ese akazi katanywa usako igihe twanywereye noneho mubanze mushake n'icyo kurya ndumva zitangiye kumfata ariko man ubundi umugabo aranywa nta mugabo urya umugabo aranywa urumva imfura ziranywa ubwo ibyo bintu ntabyo ubundi reka nze nkubwire umukongomani yaciye umugani nako umunyarwanda yaravuze uti nta bwenge budasoma urumva ugomba kunywa shabebe wahora n'iki ko ijoro riba ari wariraye uzi ibyo naboneye mu rugo iwanyu njyewe naje nje ngo kureba ariko badini ibyo yankoreye ni amateka ariko sinzi ngo menya ngo iby'umugabo numva nyine ibintu byinshi ambwira yarambwiye ndababara natashye ntareba imbere n'inyuma yanyicuje hasi ndakubwira ni inkuru ndende naho ubundi ubu kubwiza ukuri byabaye birebire byanjye nawe badi neza ko nzi ko yitonda
uri kumbwira ni badi nabikoze ninde bebe uzi ko mbivuga nese mbwira neza warinjiye hanyuma bebe burya ntago wari uzi ko umuntu uvukana mutamuzi uvukana n'ikinya kobwa mubi cyane sawa mugabo we wareka tukarya ko burya kunywa kose bijyana no kurya ariko ubundi kankubaza ko tumaze kunywa byinshi ndi kubona tumaze guhembuka aho ubundi ufite amafaranga aho se reka nze nkubwire ubu urabona njyewe ukuntu ngana gutya urumva nakwicaza abantu b'abagabo hano ntari wishyura icyo kunywa reka ntabwo hari igihe wagendera tukanywa kandi iyo umaze gusinda ugira ngo akabari n'akawe reka tuzanira imitwe y'abasore akabari nakarangura njyewe nakarangura ngumva mwe ni mumwe ahubwo serivera rero ngo yongereho izindi katuzinywe ni mumwe urumva n'ejo tuzanywa karengetse kabisa ubundi tugomba kunywa ibintu byo kwirirwa mwinshi mu bipangu ibyo ntacyo bimaze tugomba kunywa icyatuzanye ko aba ari akazi aba ari akazi noneho aho dusohoye none se turarara mu kabari none bashake banyirukana izi byeri ziraryoshye wereka kuca ku ruhande umbwira ibiki n'ibiki mbwira uko byagenze winjiye mu rugo bigenda bite mbwira nyine etape par etape reka kumbwira ngo ibyakubayeho n'ibiki n'ibiki ibyo ntabyo nakumva ntabwo nkeneye kubyumva rero bebe nyine ukuntu byagenze naraje ngeze mu rugo bizikora nayinje kureba mageze badina yanyicaje hanze hasi ambwira ngo namutware umugabo Zahabu kandi ngiye mu by'ukuri ntabwo nari mbizi ubwo ngubwo uraho utazi ko Zahabu yakundanaga na Badine ngaho ntabyo uzi reka da sawa ngaho bimenye rero ikindi kandi ntabwo nari nkeneye ko Zahabu akomeza gukundana na Badine none ko mbona Badine agiye gutandukanya umubano wanjye nawe ukuri ndakuraye ko nazagaruka mu rugo iwanyu kuko uriya mukobwa n'icyuma kigutera ko namubonye ni umugome atakigutera se undi se reka nkubaza uzajya uza mu rugo uje kureba Badine cyangwa uzaba uje kureba njyewe nyine ndabyumva nzabayo nje kureba ariko nanone ikindi Badine njye arambangamira rimwe na rimwe nshobora no kuzarwana pe sinkubeshye ibyo ni akazi kanyu mwarwana mutarwana ntabwo mbyitaho nta nubwo bindeba ahubwo mbwira mu kazi bimeze bita amakuru mu kazi turaho tumeze neza se ubundi ko wakwirukanye ubundi ayo makuru abaza iki turakora birato wa musenzi uri kuvanga ibintu by'akazi n'akabari ntabwo uzi ko ari isaha zo kunywa n'uje ushake tumwe dusinde wa mukaritasi ubundi tugomba kunywa bugashya nta mpamvu yo gutaha ubundi urumva gahunda iriho ibyo gutaha ubyihorere twe tugomba kunywa bugashya mwaho dore saa yine z'ijoro zirageze kandi ni wowe uri kwishyura ningire kwishyura nkora ijoro twe tugomba kunywa bugacya urumva umenya ngo ngiye nkora izamu ubu kwa mabuja barantegereje sinzi n'ukuntu bimeze izamu nabo baryirarire nibura wenda ndagerageza ngereyo nka saa 5 cyangwa saa 6 ariko buce bigaragara ko mpari sinzi none ibanda ndarara ndyamye no hasi izamu ni iki ariko mwabahungu izamu ni iki uyu mujyi wanyu urashukana koko uzi ko mwatuma n'umuntu atakazi koko reka nawe winjire mu bajama we muswawe ugomba kwiga kuba mu mujyi neza urumva mu mujyi banywa byeri urumva nababwiye ngo mutumeze hako kurya mwanze none zitangiye no kunzungereza zinkura rya kwa mabuja wawe kwa mabuja ntago batetse none simbabwira ngo ndatange mu kazi mukanga reba uyu nguyu urabona zishoboye reba ko zitamwe nakubwiye ngo ugure utwo kurya wenda iyo mushyira uzabona ngenda zishoboye sare kunywa ndazishoboye agiye kugira ibimenyetso byo kuba nibaza n'izindi yego rata bari nibaza n'izindi serive zishizemo nibaza n'izindi tumwe naho ubundi inzoga ziraryoshye umva ahubwo nkubwire ndakumva neza ibintu byagutambye ahubwo reka nkubaze urabona urumva uriya mukobwa urumva yitwa Afiya
urumva garukira ni inzoga zimaze kukugera ni muzima ni muzima uriya mukobwa urumva twiganye primaire ndamushaka ariko tujya duhura urumva nkagira isoni zo kumuvugisha nkabura aho nahera urumva ariko rero urumva nk'umuntu wanjye urumva ma nimero se none se inzoga zimaze kukugeramo nibwo utangiye gutekereza afise ibaze nawe umuntu mwiganye muri primaire ubu se mwavugana iki uzi urwego noneho asigaye ariho wewe ma nimero ibindi nzabyikoresha genza gake buriya twariganye primaire ikindi utanazi noneho nubwo buriya nkuri wabo niwe ufite amafaranga menshi kurusha ni wabo wowe se ubu mwavugana iki amafaranga zenge ayo mfite urayazi uzibira wowe ufite amafaranga uri kutugurira ubu bucupa nta rikeri uzizihaba ni rikeri ushaka se nawe bayikuzanira ntiwirate ngo nuko tumaze gusinda uriya wageze hano noneho n'akabari yakarangwa tukanyweramo ukwezi ubundi wamaye nimero wazanyishe Peter ko uyu muhungu muhe nimero yigeragereza amahirwe zimeza nimero naje kunsindisha kugira nkunde mbahe nimero mwabuze wowe urazifite ahubwo wowe ma nimero mwasinde munasinda ubusa zimere dore ngiye telefone wozi zinyandikiye zana nyiguhe ariko ubwo nyine uzirwariza niba mukubita indobo azihangana mwiye rwose igenda kanze ndaje muhamagare wanasinze wowe rusinda na vuba agenda oya ntago nasinze njyewe ndi muzima neza sha ubundi uramubwiye iki urabona amagambo ko mbona unywa n'inzoga utazishoboye urabona ye nasinda nkawe urambaze iki wowe ubundi reba nk'uyu mujama mpaye nimero yafi yasinze gutya si unamuhamagara akamubwira ko turi kumwe mu kabari nishe n'akazi ntibari bunyirukana cyangwa akamubwira ubugambo bw'ubugoryi ahubwo akamukurikire numve n'ibyo bari kuvugana mbonye adashoboye no kuvuga gerageza ngenda vana bantwaye